ngusuhuze kandi nkwifuriza komeza kugira ibihe byiza wowe udukurikiye kuri Arduan. Nizere ko umeze neza, niba utameze neza kandi ndakwifuriza kumera neza. Nitwa Diane Naomi, ndaje ngo dukomeze tuganiriza ababyeyi uburyo bagomba kwifata mu gihe bamaze kubyara. Ese waba uzi ko ugomba kubigenza? Hari video twakoze twavuze ko umubyeyi akwiriye kuruhuka bihagije. Ikindi kandi tuvuga ko umubyeyi akwiriye kurya indyo yuzuye kugira ngo arusheho kumera neza. Niba izo video utarazirebye, jya kuri YouTube channel yacu uzikurikirane. Hanyuma uyu munsi naje ngo kugira ngo dukomeze twiyungura ubumenyi, ariko kandi tugiye kwitsa cyane ku konsa. Tugiye kuvuga ko umubyeyi akwiriye konsa inshuro zihagije, akonsa umwana we kugira ngo akomeze kumera neza wubwe ndetse n'umwana arimo konsa. Konsa rero ni ikintu cy'ingenzi ku buzima bw'umwana, kuko iyo umwana yonse neza akura neza, akagira ubudahangarwa bw'umubiri, akamera neza. Akenshi umubyeyi wabyaye ntago aba azi konsa pe, abimenya gake gake. Ndibuka ko nanjye mbyara bwa mbere ntago konsa nari mbizi, nashyiraga umwana ku ibere nkabona ntago riri kumugeraho, nkabona ndaniri gufi, nkabona nyine ntago mfite position nayifatamo umwana neza ngo yonke neza. Rero ni ibintu wiga, abaganga barakwigisha ukabimenya. Ikindi kandi konsa umwana ugomba kumwonsa umureba, umwitayeho. Abantu baganiriza abantu bonsa abana batarimo kubareba mu maso, ugasanga umubyeyi ari konsa umwana yibere kuri telefone, ari kuri WhatsApp. Ibyo bintu ntago ari byo, ntago bikwiriye. Nimba urimo konsa umwana uba ugomba kumwitayeho, ubwonko bwawe buri ku mwana, ibitekerezo byawe biri ku mwana. Ni ukuvuga ngo umwana ugomba kuba umwitayeho 100%, umuririmbira, umuganiriza. Buri mwana arumva, n'umwana uri mu nda arumva, nta nkanswe uwavutse. Rero umwana ugomba kumwonsa umwitayeho kandi ukamwonsa inshuro zihagije. Apana kumwonsa ubwenge bwawe butari ku mwana. Ugomba konsa ubwenge bwawe bufokasinze kuri uwo mwana. Mu gihe urimo konsa umwana, umubyeyi nakugira inama yuko utagomba kurangara. Nta kintu kimwe kigomba kukurangaza. Mbese nimba uri umubyeyi, onsa umwana nk'aho ari akazi, ubigira akazi kabisa. Kandi ikindi ugomba kumenya ko umwana ugomba kumwonsa nyuma y'amasaha 2 nibura. Buri uduhinja tuba dukunda gusinzira cyane, ariko nimba ufite umwana usinzira akaba yarenza amasaha 2 asinziriye, uba ugomba kumukangura ukamwonsa kugira ngo ataza kwicwa n'inzara. Ubuhinja bukunda gusinzira cyane, utagakanguye hari umwana rwose uba witonda, ushobora kuba yambara n'amasaha 3 cyangwa n'amasaha 4 yisinziriye mu gihe atakeneye ko umuhindurira. Rero umubyeyi bagomba konsa umwana. Hari ababyeyi njye numva ngo batonsa abana ngo babasirimu, ngo badashaka ko amabere yabagwa. Ariko ubusirimu bwa mbere ni ukwita ku mwana, kuko iyo uri konsa umwana ni connection uri kugirana n'umwana. Ya affection naho ngaho ituruka kwa kwitabwaho, nibyo bituma n'umwana akurana urukundo ameze neza. Kandi abaganga bavuga ko no konsa umwana bikuza ubwonko bw'umwana. Ubwo rero nimba uri umubyeyi ukaba utonsa umwana, urimo uratuma ubwonko bw'umwana wawe budakura. Hari abantu bajya bagira nk'ikibazo cy'amashereka, ibyo ni uburwayi, nta kundi byamera. Ariko mu gihe nta kibazo cy'uburwayi wagize, mu gihe nta kindi kibazo cy'ubuzima wagize, umubyeyi aba agomba konsa umwana amezi 6 nta kindi kintu muvangiye. Hari ababyeyi bajya bavuga ngo se ngo umwana ntago agira inyota. Umwana agira inyota, ariko ayo mashereka bamuhagije. Ahubwo nkawe nk'umubyeyi ikintu ugomba gukora ni ukunywa amazi menshi. Ni ukuvuga ngo ayo mazi umwana yakenera aba yayabona mu mashereka. Rwose umwana wamwonkeje neza, we nk'umubyeyi wanyweye amazi, ntago ari ngombwa guha umwana amazi, kuko mu mashereka umwana yanyweye harimo n'amazi umubiri w'umwana ukeneye. Hari abantu benshi batabizi, wenda nk'abantu babyaye bwa mbere, wenda nk'umuntu ubyaye bwa mbere hari ibintu byinshi batazi, ariko umenya gake gake. Niyo mpamvu nakoze iyi video kugira ngo umuntu ubyaye bwa mbere, cyangwa se umuntu witegura kubyara, cyangwa se n'uzabyara,
we abe hari ikintu abiziho, kuko nanjye ntabwo nari mbizi, nabimenya ari uko mbigezemo. Ariko nakugira inama y'uko wakurikiza ibintu byose nakubwiye, kandi ni ukuri byakugirira akamaro. Ikindi, ugomba konsa umwana amabere yawe yakoreye isuku. Ntabwo ari ukuvuga ngo akazi kose wiriwemo uraje umwana uhise umukubita ikibere, kandi ku ibere ryawe haba hariho umwanda. Ibere ry'umubyeyi nibyo biryo by'umwana, kuko umwana uri munsi y'amezi 6 nta kindi kintu aba atunzwe nacyo, aba atunzwe n'ibere ry'umubyeyi we gusa. Niyo mpamvu usanga nk'ababyeyi ashobora konkereza ahantu hari abantu benshi, wenda tuvuge nko mu isoko, tuvuge nko mu rusengero, wenda nko muri gare, ahantu hateraniye abantu benshi, ukabona umubyeyi akuyemo ibere ahaye umwana. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo iyo uri umubyeyi ntabwo ibere uba urifata nk'ikindi kintu kidasanzwe, ahubwo urifata nk'ibiryo by'umwana. Ibere ry'umubyeyi ni ibiryo by'umwana, kandi iyo umwana ashonje nyine ugamugaburira ahantu hose ubonye. Ntabwo uba ukirihisha kwa kundi warihisha ko ukiri umukobwa, ahubwo ubu noneho ntabwo uba ukiribona nk'ibere, ahubwo uba uribona nk'ibiryo by'umwana. Rero mu gihe nta kindi kibazo cyabayeho, wa mubyeyi we uba ugomba guha umwana ibiryo bye nyuma y'amasaha 2 ukabizirikana. Ikindi kandi ukabanza ugahanagura ku ibere, kuko tuvuge nimba bakoze nk'imirimo ituma uzana icyuya, urumva ku mabere haba hagiyeho nyine ibyo byokere n'umwanda n'iki. Tuvuge wenda wahinze cyangwa se wakoze indi mirimo ituma utranspira cyane, ushobora kuba ufite amabere nyine atariho isuku. Rero uba ugomba kubanza ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Ikindi kandi amabere ukayahanagura neza ku buryo uri bwonse umwana ntaco ririho. Kumoko aho umwana aba ari bwonke, iyo hariho umwanda urumva uba umuhaye amashereka, ariko none ukaba umuhaye n'umwanda, kubimuhaye byose. Rero icyiza ni uko wabanza ukahanagura, ukahakorera isuku neza, hanyuma umwana ukamuha ibere ryawe rimeze neza, wizeye ko rifite intungamubiri zihagije, nta mwanda wivanzemo. Konsa rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko amashereka ni umuti w'umwana, ni ubuzima bw'umwana, ni ubwonko bw'umwana. Kuko amashereka akuza ibyo byose, akuza ubuzima bwe, agakuza ubwonko bwe, bigatuma n'ubuzima bwe bugenda neza. Buri umwana wonse neza aba atandukanye n'umwana utaronse, mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bw'imikurire, ubwonko bwe buba buri tayari kabisa, bumeze neza. Ariko utinya ikintu Imana yaremye. Konsa ni uburyo kamere, niko Imana yaremye umuntu. Imana yamuremye ko umuntu wabyaye agomba konsa umwana, imuremera n'amashereka. Kuko iyo umuntu agisama, uzarebe nko ku mubyeyi ufite n'inda y'amezi 2, uba ushobora gukanda gutya mu ibere ukabona ko amashereka aba yaratangiye kwikora, uba ushobora kubona amashereka. Rero ikintu kiri natirere nk'icyo kiba ari ikintu cy'ingenzi mu buzima, ikintu Imana yaremye ikavuga ngo umubyeyi wabyaye umwana nta kindi agomba gutungwa nacyo, agomba gutungwa n'amashereka. Kiba ari ikintu cy'ingenzi cyane ababyeyi tugomba kwitaho, tugomba gukurikiza, kandi tukagikora mu buryo bukwiriye, apana kugikora bimeze nko kwikiza. Hari umuntu udashobora konsa umwana ntabyitwararike, ariko umubyeyi wese aba agomba kwitwararika konsa umwana, akamwonsa mu buryo bwa nyabwo. Nyuma y'amasaha 2 akabyibuka akamwonsa, cyangwa se wenda tuvuge nimba ari nk'umubyeyi ufite akazi, wenda ntago bigusaba guhora uri kumwe na mwana buri kanya. Hariho uburyo bwo kwikama, ugakama amashereka ukayasigira umuntu wasigaranye uwo mwana, hanyuma akagenda yamuha. Ariko nawe ukaba urimo gukurikirana, tuvuge nimba usigira amashereka ashobora nko kumara amasaha 2, nawe ntuyarenze nyine. Ukabishyiraho umutima, ukicara unabaza umwana ameze ate, ese amashereka nasize aracyayafite, ese yayamaze, ese wenda nimba ari akazi wagiyemo wakumva ko amashereka yashize, ukagaruka ukongerwa akamandi, cyangwa se ukabanza ukamwonsa. Iyo umuntu yabyaye aba asigaye areba ubuzima bw'umwana, nibwo uba ushyize imbere, uba ureba icyatuma umwana wamera neza. Ubundi umubyeyi ni umuntu uba ugomba no kwitangira umwana we, aho biri ngombwa kabisa. Uba wumva umwana we nta kintu cyamukoraho, uba wumva
wamwitangira ku buryo bwose bushoboka, kuko uzarebe nk'umuntu wabyaye iyo wamuherukaga atarabyara hari igihe ubona yarahindutse. Kubera iki? Asigaye afite igishyika. Ikintu cya mbere ababyeyi bagira buriya ni igishyika. Uzumva bavuga ngo niyo umwana arize mutari kumwe ngo urabyumva, hari ukuntu ngo amashereka yikora ukabyumva. Kubera iki? Kubera ya connection ufitanye n'umwana wawe. Kwa kundi umwana arira mutari kumwe ugahita wumva ko wenda nimba wamusize asinziriye ugahita ubyumva ko umwana arakangutse, ugahita rukurikirana ukajya cyangwa se ugahamagara ukumva nimba umwana wawe hari ikibazo agize. Konsa bituma nawe nk'umubyeyi ukira neza. Ikindi kandi konsa bituma n'amara bita ngo nicyo mu nda, bituma nacyo gikira vuba, kuko iyo umwana yonse neza agahaga, yahaze neza kabisa, ameze neza, bituma icyo mu nda gikira vuba. Ikindi kandi niba urimo konsa umwana, jya umwonsa hage, nturambirwe. Hari abana baba ari abanebwe, wenda batonka ngo bagotomere vuba vuba, ugasanga aronka gake gake, ariko ugomba kubyitaho ukabiha umwanya, ukamwonsa ku buryo buhagije. Hanyuma kandi ukibuka ko nimba umaze no kumwonsa wamuha nyine uwo mwanya uhagije, yonse neza, ameze neza, ugomba kumushyira ku rutugu agatura umubi, kugira ngo nyine umekinge shuwa ko umwana ahaze. Buriya akenshi iyo umwana atahaze ukamushyira ku rutugu ntabwo ashobora gutura umubi. Ubundi imbere najyaga mvuga ngo se wenda ntashobora kuba yahaze, wasanga undi mubyeyi ushobora kwibaza icyo kibazo, wenda ntashobora kuba yahaze kandi wamushyira ku rutugu ntature umubi. Ariko njye narabigenzuye ntabwo bishoboka. Iyo umwana yahaze byanga byakunda, iyo umushyize ku rutugu atura umubi. Rero icyo ni ikintu kikwereka ko umwana wawe ahaze. Iyo umushyize ku rutugu atura umubi, uhita uvuga uti kabisa umwana wanjye arahaze, undi ugahita umuryamisha. Iyo ari umwana w'umunyamahoro araniryamira rwose, akaba yamara undi mwanya, bikaguha nawe umwanya wo kwiyitaho. Niba umwana aryamye umwanya uhagije, bituma nawe wiyitaho, nawe ukaruhuka bihagije. Ariko nimba umwana atahaze ukamuryamisha iminota 30 akaba cyangwa se na 30 ntigereho, wenda ni 10, akaba arakangutse kubera ko nyine atahaze, urumva nawe uba urimo kwiyica, bituma nawe utiyitaho neza ngo nawe uruhuke. Ahubwo icyiza ni uko wamwonsa wabyitayeho umwanya uhagije, ukamuturisha umubi, akaryama agasinzira, nawe ukaguha amahoro, ubundi nawe ugasigara wiyitaho bihagije. Hanyuma rero muri komenti muzambwira niba wenda hari ibibazo mwahuye nabyo mu konsa. Hari igihe waba utari uzi konsa, ariko akenshi iyo utabizi ushobora kubona umuntu ukwegereye hafi, wenda wabyaye imbere yawe, akabikwereka, akabikwigisha. Ese waba hari ibibazo wahuye nabyo mu konsa? Ese wenda waba hari izindi mbogamizi wahuye nazo mu konsa? Se wabuze amashereka wenda? Ariko nimba wanabuze amashereka ushobora kujya ku muganga akagufasha. Ikindi kandi iyo wagize ikibazo ntago byihererana, ahubwo bibwira umuntu kwegereye, umuganga se, undi muntu wabyaye imbere yawe. Wenda tuvuge nimba ugifite ababyeyi cyangwa se ab'umuvindimwe ariko bakuru kuri we babyaye imbere yawe, bakaba bashobora kugufasha. Rero tumenye ko konsa ni ingenzi cyane, kuko ni ubuzima bw'umwana, ni imibereho y'umwana, kuko umwana aba atunzwe n'ibere gusa. Mwakoze kudukurikira rero, naho ubutaha mwibuke gukora share, mukore subscribe kuri iyi channel, ni ingenzi cyane. Nimba kandi video wayikunze ukore like. Mwakoze kudukurikira rero, naho ubutaha, bye bye.